Umusaza Ausi Majuto umaze imyaka isaga 100 atuye mu mujyi wa Kigali avuga ko amenya ubwenge yasanze Kigali ifite abaturage bake, agace ka Nyamirambo ngo akaba ariko kari gatuye cyane. Navutse muri 16 Kigali hariya hari inzu nkeya n'abahindi bake n'abarabu bake, ariko natwe twari tuvanze aho umuhindi aho umwirabura n'iki, abazungu nibwo batwimuye batuzana hano mu Biryogo muri 37. Uyu musaza yibuka zimwe mu nyubako z'icyo gihe zikigaragarana n'ubu mu mujyi wa Kigali. Hari ibyo bitaro na n'iriya misiyoni yo hepfo n'amazu y'abazungu yabaga aho ngaho, ya administrateri, ya komisiyeri, ya rezida yaratuye hepfo iriya bahitaga i Nyanza hateranye na Pirisho, bahitaga i Nyanza niho rezida yaratuye, abandi bazungu batuye aho ngaho haruguru gusa. Hepfo iriya hitwaga ku Muhima, hari impyisi ishyano ryose. N'aha ngaha abagabo bazanaga abagore babakuye kuri Omo Kigali babajyana kwa muganga hariya, abagabo 2 imbere abandi 2 inyuma, n'inkoni ndende bagenda birukana impyisi. Hari impyisi nyinshi cyane hano. Rezida umusaza Majuto avuga ni Richard Kant, kandi aho yaratuye hakomeje kubungabungwa. Ubu ni ingoro y'amateka. Iyi ngoro y'amateka yitiriwe Richard Kant yubatswe mu mwaka w'1907, ikaba ari yo nzu ya mbere igezweho yubatswe mu mujyi wa Kigali. Iyi nzu uko yubatswe imeze icyo gihe n'ubu niko ikimeze, usibye kuba basiga amarangi cyangwa amadirishya yahinduwe, nta kindi cyahindutseho. Karine Rusaro Utamuriza uyobora ingoro y'amateka yitiriwe Kant avuga ko nubwo ari yo igaragara kuri ubu atari yo nzu yonyine yari ihubatse. Hano bahubatse mu buryo bw'umudugudu kuko hari hagizwe n'amazu menshi cyane. Nka Richard Kant yari muri iyi nzu tureba ngaha ariho yabaga akanhakorera, ariko hari n'andi mazu menshi cyane yaratuwemo n'abandi bashefu bafatanyaga, ndetse hari n'andi mazu menshi cyane mato mato nayo yaratuwemo n'ababafashaga, abagaragu babo se abasirikare babo. So ayo yandi rero yarasenyutse, iyi ni isigaye. Nubwo Richard Kant yatoranyije Kigali nk'umurwa, ariko amateka ya Kigali yo na kera cyane. Hari inyandiko zimwe na zimwe zivuga yuko Kigali yabayeho mu gihe cy'umwami Kigeli wa 4 Rwabugiri, ariko ubushakashatsi uko bugenda bukorwa bugaragaza yuko Kigali yanabayeho mbere y'icyo gihe. Mu kinyejana cya 15 Kigali yari hari, bavuga yuko umwami Kirima Rugwe yanahatuye kandi atura muri Kigali ari umurwa. Kuba Richard Kant yarahisemo gutura i Kigali ngo hari impamvu nyinshi zibisobanura. Hariho abavuga yuko Kant nawe mu guhitamo Kigali yashaka guhitamo ahantu hasa nk'ari hagati, nanone ikindi hari strategique, wenda akajya kure gatoya y'ubwami kugira ngo nawe abashe kugira navuga nk'iyo uko kwigenga muri gahunda yarafite batamugenzura buri kanya. Abari batuye muri Kigali mu ntangiro zayo ngo ntiboroherwaga no kubona ibikorwa remezo by'ibanze bakeneye, ndetse n'imihanda mike yari imeze nabi kimwe n'ahandi hose mu gihugu. Muri 40 nari umushoferi ariko nta peremi kuko hatabaga amafoto hano. Hanyuma nji Burundi muri 42 umugore w'umuzungu niwe wamfotoye, avoka, umugabo yari avoka, aramfotora ndaza ngeze no mbaha amafoto, bampa peremi yuzuye, byose birahari no kuri polisi ugiyeyo wambona. Imihanda ari mibi cyane, kugenda usimbuka gusa nk'umuntu ugendera mbese mu masindi. Byari bikomeye, bavaga ahangaha mu gitondo cya kare nka saa 10 ukagera i Burundi saa 2 ya nijoro, ko twahajyanaga ikawa zivanze n'impu z'inka, twabijyanaga i Burundi niho byajyaga. Uko imyaka yagiye ihita Kigali yagiye ihindura isura, ari nako ibikorwa remezo byiyongera by'umwihariko. Igihe cya Richard Kant mu mwaka w'1907 Kigali yari ifite abaturage batarenga 2,000, barimo abanyamahanga 420 biganjemo abahinde n'abarabu. Kuri ubu Kigali tuwe n'abaturage basaga 1,300,000, kandi irakataje mu iterambere kimwe n'igihugu cyose muri rusange.
Jean Damascene Manishimwe i Kigali.